Well, let's be real. Being good at English is a wish for many people. Yet being good at it is another thing else. It's about techniques, it's about decisions, it's about what you do to make that happen. I know many people want to improve their English and they try, yet they don't know how to start. They don't know how best they can improve their English. That's what I'm going to be doing in this video. Kwiga icyongereza no kukimenya ni ibyifuzo by'abantu benshi, ariko nanone kukimenya ni ibindi. No kumenya ese ukiga gute, ese ukoresha izihe techniques, ese ukora ibiki, wiga icyongereza gute kugira ngo ubashe kukimenya. That's what we're going to be talking about in this lesson. Nibyo rero tugiye kuba tuvugaho muri rino somo. I am Honoré from Rugwiro Languages. Ndi Honoré muri Rugwiro Languages. Abantu benshi rero bifuza kumenya icyongereza ariko they literally don't know what they can do. Ntabwo baramenya neza icyo gukora. Nge rero ndi umwarimu w'icyongereza, nize icyongereza muri advanced level, nize icyongereza muri kaminuza, nize no kwigisha icyongereza. Rero ndi umwarimu w'icyongereza n'indimi muri rusange n'ubuvanganzo. Niyo mpamvu rero ibintu ngiye kukubwira, niba ushaka kuimprovinga icyongereza cyangwa n'urundi rurimi urwo rwose waba uri kwiga, let's apply it to any language. Reka tubyapplyinga kuri ururimi urwo rwose kuko ni linguistics ndiga ndimi, ntabwo rero ari ukwiga icyongereza gusa. Ariko mbere yuko mbabwira ibintu byose ushobora gukora kugira ngo improving icyongereza cyawe ndetse n'izindi ndimi, nuko hano twibanda ku cyongereza kuruta izindi ndimi, banze umenye ko turi kwiga icyongereza online. Kwiga icyongereza online kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Abantu bashaka kwiga icyongereza, improving icyongereza aho waba uri hose, mu Rwanda, Africa, Asia, America, Europe, twandikire cyangwa duhamagare kuri izo nimero zacu za WhatsApp, hanyuma tuganire turebe uburyo ushobora improvinga icyongereza cyawe. Tunafite weekend program. Abashaka kwiga muri weekend namwe mwatwandikira. Tudatinze rero reka mbabwire ikintu cya mbere cyagufasha kuba a very good English speaker, cyatuma ubasha kuvuga neza icyongereza. Please make sure you input more than you output. Kuvuga ni byiza ariko input iyo tuvuze input ni kwinjiza. Hamya neza ko ibyo winjiza mu mutwe ari byinshi kuruta ibyo uvuga. Ese wumva iki? Why do you listen? Nkunda kubivuga. Some students say, but teacher, why do you repeat this? Abanyeshuri bamwe bashobora kwibaza bati ese teacher kuki ubisubiramo? Learning never stops. Kwiga nukwigana kandi learning never stops. Wumva iki? Niba ufite telefone yawe wisurroundinga n'ibiki? Nibe biganiro wumva, nize podcast wumva, nize ikinyarwanda, nize ikirundi, nize your first language yawe ya mbere, please shift it to English. Bishiftinge ubishyire mu cyongereza, kurikira abantu bakwigisha icyongereza, kurikira abarimu b'icyongereza, kurikira ibiganiro abantu bakora mu cyongereza, ariko mostly iyo ukurikira ibiganiro by'abantu ukunda ariko muri target language. Iyo tuvuze target language ubwo n'urwo rurimi nyine uri kwiga. Please input igomba kuba nyinshi kuruta output. Ibyo winjiza, kumva, kwinjiza bwo ushobora kunyura mu kumva ariko no mu gusoma. Niba ugeze ku rwego rwo kubagira ibyo usoma ukabyumva, please read more than you speak. Soma cyane kuruta uko uvuga. Speaking is good, nabyo ntago bivuze ko speaking igomba kuba nkeya, ariko usoma buri munsi, jya wumva buri munsi, hanyuma igihe cyo kuvuga nikigera, I'm sure you are going to speak with confidence. Uzavuga kandi uvugane confidence. Uzavuga hari ikintu uri kuvugiraho. Niba ugiye kuvuga uzamenya yuko grammar yawe ugomba kuyubaka neza, uzamenya yuko hari vocabularies wize. Niba ugiye kuvuga grammar ntabwo izakugora warabashije gusoma. Niba warasomye uko present ikorwa, niba warasomye uko past ikorwa, niba warakoze uko wubaka interuro muri future, ibyo bintu nujya kubivuga warabisomye warabyunderstandinze neza, bishobora kukugora the first time kubera ko kuvuga nabyo ni indi skill, ariko ugomba kumakinga sure ko input yawe ari nyinshi. Vocabularies, improving vocabularies. Buri munsi ugomba byibuze kurara wize vocabularies 5. Erega kwiga ururimi ni ukwintego. Ukwintego buri munsi ukavuga uti ngomba kwiga amagambo 5 cyangwa 10 niba yashoboye. Ariko nanone ikintu cya kabiri nakugiramo inama, hari abo nigeze kubivuga muri video imwe, ariko please make sure you study in the morning. Ukibyuka bura mu gitondo ubwonko bw'umuntu waba buri fresh cyane. Mu gitondo nta bintu byinshi urashyira mu mutwe. Ukibyuka ubwonko bw'umuntu buri yaryamye waba buri kuri freshinga, waba umeze nkaho buri kwivura imihangayiko yose buri kuyikuramo. Mu gitondo rero buryo byuka wuzuye. Niba kwiga icyongereza iyo ntego yawe, mu gitondo hakoreshe neza. Ushobora gufata 20 minutes before you go to the job, wabyuka mbere y'iminota 20 y'usanzwe ubyukira, ariko
amasaha ya mu gitondo, please make sure you use them for learning English. Yakoreshe wiga icyongereza, yakoreshe uvuga, yakoreshe usoma, yakoreshe wiyungura vocabularies, yakoreshe ukurikira ibiganiro bya YouTube cyangwa n'ahandi ushobora kwigira icyongereza. Please make sure you use the morning hours productively. Ariko nanone ejo bundi hari abanyeshuri nahoze ndi kubibwira turimo turiga, ndababwira nti kwi-recordinga ni ibintu byiza cyane. Recording yourself, kwi-recordinga ni ibintu byiza cyane. Niba urimo kwiga ururimi, hari amakosa ushobora gukora we ntumenye ko wayakoze, ariko buri gihe ntabwo ukeneye correction y'umwarimu cyangwa undi muntu kurusha ururimi. Hari ibintu nawe ushobora kwikosoramo. Wabikora gute rero? Recording yourself. Iyo recording ushobora gufata telefone yawe ugafata video nka gutya cyangwa na audio, hanyuma ukifata video urimo uravuga. Sometimes when you're learning English you need to be crazy, you need to look crazy. Rimwe na rimwe uri kwiga icyongereza cyangwa n'urundi rurimi hari igihe ugaragara nk'umuntu uri crazy, ariko niba uri at home alone ushobora gufata video nk'iyi ndi gufata, ukayifata ukavuga kuri random topic yari yose, uko umunsi wawe wagenze, ibintu ukunda se, ibyo uteganya gukora. Hanyuma ibyo wamara gufata ka video ukagaplayinga ukiyumva. Iyo wiyumvise rero uraza gusangamo amakosa in terms of pronunciation, ibyo wa pronouncing mu buryo butari bwo, amagambo wakoresheje hatariho, hari ibyo ushobora kumva. Ntago correction yaba 100% nk'iya mwarimu, ariko urabyumva ukavuga iri jambo nagombaga kuba narivuze gutyo. Hanyuma amakosa wagiye ukora uyasubiremo. Recording yourself is very important. Uburi no gutraininga ururimi rwawe nyine kuvuga ukavuga buri munsi. I'm telling you, ntabwo washobora kuvuga icyongereza utitoza kukivuga. Input ni nziza, ariko output niyo izatuma nyine abantu bamenya ko ari ibyo wasomye. Otherwise nukora input ni byiza, ariko ijyane na output. Input nyinshi na output. Nukora input gusa uzaba bookish. Umuntu uri bookish ni kwa kundi ushobora gusoma grammar ukayumva ugasubiza ibibazo, niba uri muri class ukawagira ibintu wandika ugasoma ukabyumva, ariko wewe wajya kuvuga kubera ko utabyitoje ntabwo nyine uzabishobora. That's why practicing speaking is something else. Nabyo kwitoza kuvuga is something else. It's actually very big. Ibyo nandi kukubwira bizagufasha kudategereza abantu. Igihe udafite abantu, yes, having people is good. Igihe udafite abantu bari bugufashe kuvuga icyongereza, ushobora kukivuga wenyine, ushobora kwi-recordinga, ushobora kwivugisha. You can talk to yourself. It might look a little bit funny, but you can talk to yourself. Ushobora kwivugisha igihe nta wundi muntu ufite nyine muganira. Talking to yourself is very important. Ni ibintu by'ingenzi cyane, ni ibintu byiza. Mu mico yacu hari igihe bigorana, ariko igihe uba wenyine, that's a chance. Cyangwa igihe wisanze you are working alone, ushobora kugenda wivugisha, bigufasha gutraining ubwonko bwawe nyine kumva ko urwo rurimo ari ibintu bisanzwe. Kwivugisha birimo no kwi-recordinga. Buryo recording hari igihe nabwo ba urimo kwivugisha, but talking to yourself is good. You can even take yourself to the mirror. Ushobora no kujya muri mirror niba udashaka kwi-recordinga, muri mirror ukireba, ukareba uburyo twara amaboko yawe uri kuvuga, cause body language is communicative. Body language nayo bura ivuga byinshi mu rurimi. Rero ushobora nawe kujya muri mirror ukareba uburyo ese ndi kuvuga icyongereza, how do I move my body, umubiri wanjye mutwara gute. That's so very important. No ku bantu bashaka kwitoza public speaking. If you are looking for public speaking skills, then talking to yourself is going to take you there. Niba ushaka kwiga kuvugira mu ruhame nk'umuntu w'intyoza, ushobora kuvuga akavugira mu ruhame akabwira abantu benshi, kwivugisha bizagufasha cyane kuko uba uri kwitoza buri gihe, kandi ibyo witoje burya nibyo uzakora nugera aho ugomba kuvugira. Ibyo witoje uri kuvuga wenyine nibyo uzakora. N'abantu bari gutegura ama presentations, abantu bari gutegura ama public speeches, ibyo ni ibintu baguhamo ubuhamya yuko it's really important. Linguistically, abantu bazi bya public speaking bazi neza ko talking to yourself is a key. Kwivugisha ni a key. Ikindi ariko, find a language speaking partner. Shaka language speaking partner. Shaka umuntu mwazajya muvugana mu cyongereza, umuntu kurusha ubumenyi, umuntu munganya ubumenyi. Ariko biba byiza cyane noneho iyo ushatse abantu muri ku rwego rumwe. Niba mukiri abatangizi, abantu muzica ibintu mugaseka, mukumva ko ari ibintu bisanzwe, that's good. Language speaking partners na baragufasha cyane gutinyuka ururimi, kurukunda, ukumva ko ari ibintu nyine bisanzwe. Gukora amakosa ukayigiramo, amakosa nayo ni meza cyane. When you make mistakes, don't think you have messed up. Nukora amakosa ntuzumve ko ari ibintu bidasanzwe.
niba ushaka kwiga ururimi uzayakora byanga bikunda, there is no way out, amakosa yo uzayakora. Aba bantu rero aba language speaking partners biba byiza yari abantu bakumva, bumva ari ibintu bisanzwe, atari ba bantu bakublaminga baguca intege, biba biri discouraging cyane. Hari abantu bananirwa kumenya ururimi gusa bitewe nuko bahuye n'abantu babacantege. Ari abantu baca intege in this life. There are people who can make you discouraged and give up immediately. Hari abantu bashobora gutuma giving up mu buryo bworoshye cyane, wakora agakosa ugasanga arimo kugushakamo amakosa. Those people are not good at your development. Abo bantu ntabwo ari beza ku kwiga ururimi. Gusa iyo umuntu uri tough wiga kubirengagiza, like you can learn to ignore those kind of people. Ushobora kwiga kubirengagiza. Natwe turi kwigisha ururimi hari igihe rimwe na rimwe dutoza abantu gushyiramo abantu ubwoba, bakavuga ariko bafite ubwoba, si ukundi kubanga cyangwa si iki, ariko nuko nyine mu rurimi hari igihe uzakenera kuvuga ariko ufite ubwoba. Hari techniques rero dukoresha zo gutuma umuntu avuga akabone n'ubwo yaba afite ubwoba, ukavuga ufite ubwoba ariko kugenda ubyitoza bugenda bushira, ku buryo niyo ugeze muri environment aho ugomba kuvuga ariko ufite ubwoba, witoza overcoming that kind of fear kandi ukavuga. Ni ibintu byinshi, ni inama nyinshi nabagira, ariko please niba uri kwiga icyongereza, if you're learning English, I just want you to again fall in love with it. Ugomba gukunda icyongereza, ukumva kirakuryoheye, ukagifata nka hobby. Iyo uri kwiga ururimi rero nka hobby, ntabwo ugora umutwe wawe, uba wumva uri kubikora nk'ari ibintu ukunze, wumva ari nka entertainment. So I want to tell you, I want to advise you to love this language. Nshaka kukugira inama yo gukunda icyongereza, ugikunde rwose. Sinzi uburyo uzakoresha, ariko please make sure you love it. Uzakora ibishoboka byose ku buryo wumva ko ukunze icyongereza. Techniques ni nyinshi cyane, wenda muraza kumbwira uko muri kubyumva muri comment section. Reka mbahe one bonus tip imwe, hanyuma ibindi nabyo nimbona ko mwabikunze nzabakorera n'indi video tugende duhugurana. Tuba dufite n'andi masomo menshi, amasomo ya grammar, masomo ya speaking, masomo ya listening. Hano kuri ino channel uzajya ugendera n'andi masomo menshi atandukanye. Mbere ko mbaha bonus tip, make sure you've subscribed. Banze kore subscribe kuri ino channel kugira ngo amasomo nk'aya, ibiganiro nk'ibi bizagufasha ku improving ururimi, byose bijye bikugeraho kandi vuba. The last bonus tip is get yourself a teacher. Bonus tip ya nyuma ni gushaka umwarimu. So bwa mbere nabyo mbibabwiye, ibyo byose wabyiga, wakora amakosa, wayigiramo, wagira language speaking partner, ariko ufite umwarimu wabyize, umwarimu bihugukiwe, umwarimu kumva, ushobora kugukosora igihe hari ibitagenze neza, abazi nyine uburyo bwo kwigisha, abazi amasomo agomba kuguha bijyanye na level yawe, abazi uko agomba kugutwara, abazi byari bukore kugira ngo ubashe kwiga. Shaka umwarimu wizeye, umwarimu bisobanukiwe, umwarimu muri experienced, hanyuma agufashe muri urwo rugendo. Igihe utaramubona, please ujye practicinga ibindi kandi bizaza. In case you are looking for a teacher, Rugwiro Languages is there for you. Niba ushaka umwarimu rero nugera kuri iyo stage, uzatwandikire kuri izo nimero, hanyuma tukwigishe online. Alright, ndumva ibyo ngibyo bihagije, reka dusubikire ahangaha. I really appreciate everyone who has made this far. Thank you for watching my video. I hope we are going to even meet in the upcoming videos. Thank you. Take care.